Okay. Ngayo nguko uko bimeze. Aya ni amakuru mashya agezweho, dore ko ari ibintu byiza bishimishije, ubwo Itahiwacu Bruce Melody yabashije kuba yahura na The Ben cyangwa se umwite Tiger nyuma y'igihe kinini cyangwa se nyuma y'imyaka myinshi, ubivuge uko ushaka, babashije kuba bahura. Ubuse biragenda ute ko bose bameze neza mu muziki nyarwanda? Haraca uwambaye, dore ko bose bafite imbaraga ndetse bose baririmba neza indirimbo nziza zigakundwa n'abatari bake hano mu Rwanda. Ese wakibaza ati se umuntu ushobora kuba waba ari uwa mbere mu muziki nyarwanda yaba ari nde? Dore ko Itahiwacu Bruce Melody yabashije kuba yakivugira yuko we ari number 1 mu muziki nyarwanda. Yabashije kuba yabitangaza imbere y'uruhame ubwo bari bagiye muri press conference, ubwo bari bahahuriye we no bita The Ben ndetse na Bruce Melody. Bruce Melody we nk'uko mbibabwiye yabashije kuba yivugira ko ari uwa mbere, ariko The Ben we nk'uko mumuzi gucisha make cyangwa se nimba ari ukwitonda ntabwo twabimenya, dore ko we yatanze speech imeze neza, ariko Bruce Melody nawe yabashije kuba yavuga ati The Ben arahari, ati mu muziki ameze neza, ati ariko nanje kuri iyo ngingo ndabasha, ati nizeye ko nanjye birimo mfunzemo boku, ati tuzabikora neza, ati dore ko twese turi inararibonye. Ariko nk'uko byagenze, ati muri press conference habashije kuba haberamo udutendo tugiye dutandukanye. Wakibaza ati se n'utuhe dutendo twabashije kuba twaberamo? Dore ko uwo bita The Ben hari umutipe wabashije kuba wamusaba stage, ubwo yayimusabye aranapfukama abasha kuba yayimwemerera amubwira ati ndayikwemereye. Ariko Bruce Melody we yaje afite bonso nyinshi zaje zimugaragiye, ndetse ubwo yanyuze muri Nyabugogo nyuma y'uko hari umutipe wabashije kuba yamusaba ko yazamukorera indirimbo cyangwa se yazajya Nyabugogo akabasha kuba yakora indirimbo y'ibyo abona. Bruce Melody yabashije kuba yamwemerera aramubwira ati nzayikora. Dore ko mbibutsa ko Bruce Melody afite indirimbo nshasha yenda kudutamo muri iyi minsi itarenze 3 arayigejeje hanze nk'uko yabashije kuba yabivuga, ndetse na The Ben afite indirimbo azasohora. Ben n'umusinye murabizi akora umuziki neza, kandi nanjye imiseke igoroye iyo bigeze kuri iyo ngingo. Ubwo rero The Ben, ariko hari udutendo twinshi twagiye tumuvugaho. Ati ubwo The Ben yavuze ijambo, yavuze abafana babasha kuba batera hejuru bakiyamirira amagambo agenda avugwa ko The Ben ashobora kuba yatanze ka bitugukwa cyangwa se ka ruswa kugira ngo abashe kuba yahabya uwo bita Bruce Melody. Dore ko uyu The Ben yari afite umufana wa danje. Ukibaza ati se muri aba bombi ninde ushobora kuba uwa mbere? Ninde ushobora kuba wayobora umuziki hano mu Rwanda akaba ari uwa mbere hano mu gihugu? Simbizi rero, ariko njyewe nkurikije amarangamutima yanjye, uyu The Ben niwe uririmba neza indirimbo zikankora ku mutima. Njyewe
ku bwanjye nawushiraho uyu The Ben. Rero nshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, nkutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza bize bikugeraho ku gihe. Na Benjamin ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.